Vestina na Dorcas batoye baze baririmbe kuri studio z'Abayo TV ariko reka nkubwize ukuri nibo neza ni Vestina na Dorcas batoye nzabakuzanira reka tubitegereze tubitege amaso nzabakuzanira pe ariko mana uzapfashe bazanyemerere kuza nge nzabazana nyambaga kuri za YouTube na za TikTok umwana arimo kuvuga ati sinzigera mbabarira umubyeyi wanjye umubyeyi nasi nziga ibyo yari yaramubwiye nyine umwana ararira agira gute ati sinzigera mubabarira ngo yari yaramutaye araje akagenda arenzaho amagambo ngo narabonye kazavamo n'ubundi ndaya umubyeyi asabye umwana imbabazarira umwana we ati akarakara ko zabaririze ntabwo bibaho aho tekereza nuko biramamaye cyane rwose ariko mureke mbabwire tujye tugira urukundo asundi urukundo ko rutagurwa abantu nibagira ahantu bitse urukundo harahomba utambeshye ko reka twongere kubaha ikaze tugira tuti rutagwa bisiminega rwa mugabo nyirigira umwami w'amahoro nkunda kwirahira n'abasangiza itetuye mu mahanga mu byo yahanze byinshi bambaye ndetse n'abahanze bahanga iby'isi ntawahanga ibyanzwe n'imbaraga ze zihambaye uwo mwami aragahora ku ngoma reka ngire nigumaguma nibwire ngo gumaguma amen 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 twakiriye Saidi umukozi w'Imana umeze ute se meze neza cyane uratangaza iki uri umusore ushima Imana ndi umusore witwa Dushimira Imana Saidi cyangwa Dushimira Imana Emmanuel muri studio za Abayo TV ntabwo ndi umushyitsi ngewe wamaze kuba umusangwa kandi umusangwa ntabwo ndi umushyitsi nzajya mbatumirira abashyitsi ariko uziko ari byo nzajya mbatumirira abashyitsi nge ntabwo ndi umushyitsi tuzaniye Dorcas na Vestina Dorcas na Vestina murabashaka yewe nabazana nyamara nge nabazana byaba ari inkuru nziza ariko mvuze kuri abo bantu ndibuka ushize nagiye kubona mbona hari akavideo bashyize hanze Dorcas yibereye kwa Vestina barimo kubyina muri salo ubona rwose ari ibintu binejeje cyane bari ngo mu rugo rwabo ubwo nyine byumvikane ko Dorcas yari ari hehe kwa arya Vestina ni uwuhe Dorcas ariko reka nkwereke nshaka kuzakuzanira Vestina na Dorcas batoya umwe gusa yitwa Mwayana Kamareke nzakuzana Vestina na Dorcas batoye baze baririmbe kuri studio z'Abayo TV ariko reka nkubwize ukuri nibo neza ni Vestina